ni match nyine bitubona ko wayiteguye iyo witeguye rero wiha kwanza icyizere ibindi bikaza nyuma y'ifembe musifuzi. Hanyuma coach equipe itsinze ibitego bibiri kuri kimwe techniquement equipe ya APR wabishije mwebwe muri kureba ko twakimye nyine tekinike niyo ngiyo yadufashe gutsinda ibitego bibiri twemana hafi 85. Iyo niyo tekinike hago tactique mumbaze ati byagenze gute niyo twakoreshe dutsinda ibitego ko bo bakinaga kwanza baje bazi ko bari butsinde biboroheye cyane nkuko bisanzwe ubundi mu mateka ngo ntabwo Etincelle yatsinda APR ariko ejo nari nabyakenda vuba ntabwo ari hame ryo kudatsinda ryo gutsinda cyangwa gutsindwa icyo tuzi ko nuko tuzatsinda dutsinda rero kubera iki kubera ko abana urabigisha ibyo ushoboye kubigisha bakabyumva neza kuko baracyari abana. Ikindi cya kabiri nonda ubuyobozi bugerageza bukoresha uko bushoboye kose kugira ngo butwegere ariko ntabwo byari byaba byiza nkuko nyine mbishaka nibishoboka bikaba byiza twagera kure. Isabwa rero n'abafana no gutinyuka n'ubundi ejo abantu twagiye impaka kuri radio imwe ntibuke Kigali ivuga ngo APR ni nkuru ndabya ntabwo ari nkuru APR irakize ariko ntabwo ari nkuru APR irakize APR ifite amafaranga kuko n'undi kinyarwanda cyasho kitumvikana neza ifite ubushobozi ariko ntabwo ari nkuru kubyo abantu bava ngo iratsinda iragenda gutsinda gusa ntago byari gupfa gushoboka bitewe naho umwanya ikindi cyanyuma n'umwanya turimo nawo utuma dushobora gukora imbaraga dukora n'ibitangaza byinshi cyane kugira ngo tubishore kuva ku mwanya turi ku mwanya utashimisha utari mwiza. Ariko ko cyane twebwe turi abanyamakuru ko nyanga unadufasha nk'umutekinisiye APR yagize intege nke. Ngewe ntabwo ndi umutoza wa APR ntabwo mbizi ahubwo ngewe ndi umutoza wa Etincelle mbaza ngo ahubwo Etincelle yagize imbaraga hehe Etincelle yagize imbaraga mu busatirizi no guhuza umukino. Ntabwo navuze ubuyobozi abantu ba Etincelle ubuyobozi bwo twabaha amanota meza ariko abandi bari abakunzi bose ba Etincelle bazi ko kuvuza ingoma ko iki ari byo byakora ikipe ariko hari abandi basakuza kubarusha ariko ntibagere kure. Sasa nukuvuga ngo hari icyo nashaka kuvuga nukuvuga ngo kongera ubushobozi bw'amafaranga gutsinda ntabwo itsinzi yapfa kuza gutya ntabwo iki bitangaza cyararangiye bono gukora. Ariko kocha ubwo twari turi kumwe Bugesera warambwiye ngo abayobozi ubabona kuri match usubiramo mu ijambo wakoresheje uvuga ngo match ni nk'ubukwe ni nk'ibirori ati kuyitabira ni nkuko n'undi mwana wese yayitabira uyu munsi noneho uje ubashima cyane niba barabyumvishije bagahinduka bakaza nanjye ndabashimye niba taza nzabagaya baje se kuri no bari bahari nawe babonye baje barayiteguye bari ibintu byinshi byahindutse nyuma y'amacha Bugesera muri Etincelle. Ariko coach watangaje mbere uvuga ngo 100% APR yitsinda ari wiringiye wowe se wabonye nakubeshye tubije nakubeshye se uvuga ngo nacyo nari niringiye n'ibyo nakubwiye nibyo birabonetse ahubwo mbaza ufite irihe banga nakubwiye ngo nari niringiye iki ibanga nirihe ibanga nari babwiriro ibanga nukuvuga ngo twebwe tuza muri Etincelle twaje dusanga ikipe isa nkaho ntayihari cyangwa iri mu marembera ubundi nkuko umurwayi yabarwaye akava kuri centre de santé akajya kuri bitaro by'akarere akajya HCHK bamugeze Kanombe agahura n'umuganga mwiza akamuvura gakira natwe nibyo twakoze rero muri Etincelle ngo nibo mpamvu Etincelle imeze ukirugenda yubaka. Hanyuma coach action yabayeho mbere yo gutangira umukino umukinnyi wa Bivura kanga kwinjira mu kibuga Bivura bigasa umudefense bigahurirana n'uwaperi nawe bikagenda gutyo ku ruhande wenda rwawe rw'umukinnyi wawe ni ibyo wari wamubwiye. Oya ntabwo nakwigisha sibyo ngibyo. Oya abakinnyi bagiraga ibintu byinshi cyane ntabwo bijya mu bantu nose yari guhamiriza mu kibuga nijya mu byo muhamiriza mu kibuga ibyo ni ibyo rwose niko yumva ibyishimo bishobora kumurenga agakora n'ibyo atatekereza bimubaje ngo bisi wakoraga byitse no muri match yabikoze yahamiriza mbona gari guhamiriza mu kibuga. Sasa ndavuga niko bimeze murafite ibisazi bye uko niko bimubwira. Akoche mufitanye match yindi na APR mu gikombe cy'amahoro abafana babira ko muteguye uri kwerimina ya APR nanone ntabwo ari ngewe ndi nk'imodokari ushobora kohereza ushaka ushiremo isansi nyinshi kugeza ushaka washamo nkeye yaba ntayo ntive aho iri
wowe wimbaze wowe president yari hanze ngende mubaze ati wowe president urabibona gute kwa bana gushimisha uyu munsi ese urashaka no kwa kabiri gushimishe ubwo niwe uzi icyo ari bukuri ngewe urambaza gutangira ngo nejo ambye ngo dukine twakina nejo nabye ngo dukine twakina president niwe kiongozi ba niwe byose ngewe ndi umukozi yambye ngo kina ndabye dukeneye iki yagishirariya akishima abafana bawe batangiye kukwizereramo ndetse nta nubwo abenshi bitaye ku by'ibyo by'ubuyobozi barabasuye utabeke n'igihari igikombe cy'amahoro we gira icyo tubwira n'abafana baze kucyumvaho ku giti cyabo hataje n'ibintu by'ubuyobozi nawe ndi kumva neza ndakubwiye nti kwinjira hano abafana benshi bari kwizera ko Bekeni mu gihe hari igikombe ashobora kuzakimukana i Rubavu ndavuga igikombe cy'amahoro kandi barakwizeramo batitaye n'ibiri hagati y'ikipe n'ubuyobozi kuko umufana urabizi wagendana n'insinzi turashaka rero icyo wavuga dushyira n'ubundi abafana bamaze kukwizereramo kuko bategereza ko na match ebyiri zisigaye uzazitsinda abafana bo ngenge mbizera na gakeya cyane abafana ni nkuko umuntu ajya mu kabare ugafata umukobwa wo mu kabare ukamusengerera none agashima ejo utamusengera akakwita ibitutsi izina ritari ryo yewe umufana yakwishima none sibwo gwa mbere naba muri Teseri yimbayemo ni ikipe yanjye yakavukire ndajyanye mu gikombe cya Afrika njyana muri Sekafa hako byarangiraga tu nubundi iyo byahindutse barampindukana kuba n'uyu munsi bashobora kuvuga ngo nibyo nandi ndabyemera ko ari byo kubera ko bindi mu mutima wanjye ariko nanjye hariho imbaraga zishobora gushira hago umufana we kugira ngo yishime nyine arabona ko hari cyakozwe abandi bakoze ariko uruhare rwe ngewe sindarubona ariko uramutse runabonetse ndabibona kuri komite kuko hari byinshi cyane bigomba gukorwa ugasanga ni nk'umuntu umwe cyangwa se abantu babiri cyangwa se batatu ariko benshi baramutse bagize buri muntu azanye make afite akashira ahantu ndumve Teseri yakomera cyangwa zidakomera ntabwo bisaba amamiliyari menshi president buriya icyo kibazo gikomeye mu Rwanda rumwe none ku wa gatandatu ejo ndi ku cyumweru ku wa mbere ku wa kabiri tugakina match na APR ifite abakinnyi benshi kuturusha twebwe ngiye niba muri TSM mfite abakinnyi benshi nshobora kuba mfite abakinnyi 20 15 barakinye match uyu munsi barayirangije ubundi kuvuga ngo bararuhuka asigaye abandi batanu bari hanze nabo badafite imbaraga nk'izabarimo gutsinda byose byashoboka burya umupira ni mu mutwe buri mukinyi biterwa no ko wamuteguye baramutse baduteguye neza ntajya tuma tudakina twakina n'ubundi twakina gukina bwo twakina tunizera gutsinda ariko bisaba ko abantu sur le plan finance baba bahagaze neza ngenda umutoza kabisa ngo mbivuge nabwo byumve ngenda umutoza nawe n'umusifuzi azajya akora ko byumva uko bishaka hari aho abantu bazahurira tu hari ahandi bazahurira tu nturese umuntu afata icyemezo imbaga y'abantu hariya ikacyemera cyangwa ikajuju ariko yayifashe ngewe ntacyo mfata ntabwo nahangana rero n'umuntu ndusha ubushobozi guhangana nawe ibibazo bya nyuma